abantu bahita bumva ko mbanza kubloka simbloka ndarisoma nkavuga intego y'ijambo niyi nariteguye ntago mbloka kuko niyo njibagiwe umwuka aranyobora hari ibintu byinshi twakomanze ku rugi rw'Imana tukabona byinshi ikintu nzibandaho cyane ni ukuvuga ubutumwa nkore n'ubuganga yes nitwa Beni Christella ndi umunyarwandakazi ntuye mu mujyi wa Kigali nsengera muri ADPN Nyarugenge niga muri groupe scolaire mu mwaka wa 2 mfite imyaka 7 papa yitwa Singira nkaho Boniface mama akitwa Mbarushimana Jeanne d'Arc. Yes, hano turi kumwe na Beni twahonza ababyeyi kugira ngo tuganire na Beni. Ashobora kuba agira ubwoba iyo atari kumwe n'ababyeyi. ntabwo nukuri kubona nyine nsa nkaho ngize ariko ntabwo mu buzima bwa buri munsi Beni akunda iki Beni akunda kutabeshya Beni akunda kubaha Beni akunda gusoma ijambo ry'Imana cyane Beni akunda kuririmba indirimbo zo mu bitabo Beni akunda isuku yes okay kubaha ni iki kuri wowe kubaha ni ikintu gikomeye kuri njyewe murabyibuka nkuko twabivuze mu ijambo twasomye ubahe so na nyoko kubaha ni ikintu gitinyitse ubaha Imana nkubahe twubahane muri twese umuryango wose twubahane yes noneho Beni yanga iki mu buzima bwa buri munsi Beni yanga iki mu buzima bwa buri munsi Beni yanga abantu kubeshya Beni yanga agasuzuguro Beni yanga umwanda Beni yanga kwicara ahantu hadafite isuku Beni yanga ahantu mbese abantu batonganira ugasanga njye nawe turi gutongana simbikunda abantu babikora ntabwo dushobokana agasuzuguro ni iki agasuzuguro ni ukuntu nagufata nkakubwira ese ubwo uri mu biki nkakubwira nabi icyo bita kugusuzugura so iyo uri ku ishuri abana mubana gute n'abandi bana tubana neza nta mwana ku ishuri tutabanye neza rwose uri inshuti ya bose yego ese no ku ishuri ujya ufata akanya ukababwira ijambo ry'Imana yego mfata akanya nkabicaza kandi ikintu mbakundira baranyumva barakumva buriya barankumbuye ku ishuri nimpingukayo bizaba ari ibintu bese byiza bakunda kumva iyo urimo kubabwira ijambo ry'Imana bakunda kunyumva bakunda kumva ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana rifite ukuntu byikora atari njyewe bivuze yes byikora gute byikora nk'ubu ngubu nkubwirije ijambo ry'Imana sinjye waba uri kubyikoresha ni umwuka w'Imana uba uri kuza ukavugira muri njyewe buriya iyo uri kuvuga ntabwo ari wowe urimo kuvuga ni umwuka w'Imana yes uba urimo kuvugiramo ese iyo wafashe utegura gute ijambo ry'Imana uritegura gute kuvuge ngo uyu munsi ugiye kubwiriza abantu uritegura gute nditegura gute ubundi gutegura ijambo ry'Imana ubu urabanza ukaba seriously kugira ngo ibyo usoma ntago hari abantu bahita bumva ko mbanza kubloka simbloka ndarisoma nkavuga intego y'ijambo niyi nariteguye ntago mbloka kuko niyo njibagiwe umwuka aranyobora akambwira ngo ni muri Zaburi akambwira ngo ni muri Matayo yes abana bose ndabashishikariza kutabloka kubloka ni bibi
hari igihe wabloka ijambo ry'Imana ugasanga wibagiwe aho uri bubikorere. Simbabwiye ngo kubloka ntabwo ari byo. Ujye ubloka amasomo. Amasomo ujye uyafata neza nujya ku ishuri kugira ngo uzafate uzanatsinde. Yes. Okay, ariko ijambo ry'Imana ntago babloka. Yes, ntago babloka. Amasomo yo ku ishuri ni sawa ariko ni sawa, ijambo ry'Imana mujye muryubaha. Yego Beni, hari ikindi nashaka kubaza. Ese Bibiliya ni iki kuri wowe? Bible ni iki? Ni intwari ikomeye kuri njyewe. Basi ntikayi ariko Bibiliya ni ikintu gikomeye kuri njye. Ntashobora kubura. Cyo ni ikintu ntashobora kubura. Nati ikayi, nati ibintu byose. Ariko Bibiliya ntabwo nayita, ntibishoboka. Ejo bundi cya gihe nakubonye ufata iki gikombe. Baguhereza icyo gikombe. Yari amarushanwa wayinjiyemo gute? Nayinjiyemo neza, nta bwoba. Hari abantu banteraga courage bakambwira nta bwoba, biriya ni ibintu byoroheje. Ibintu byose ujye wumva ko byoroheje. Yes. Okay. Niki ukeka ko ari iki cyatumye ubona iki gikombe kandi hari abana benshi mwari baje guhatana icyo gikombe ariko niwe wakegukanye. Niki cyatumye wegukana icyo gikombe? Niki cyatumye negukana igikombe? Ikintu cyatumye nkegukana uko mukibona. Sinagize ubwoba, narirekuye, nasome Bibiliya neza. Naravuze ngo nintsinda Mana nzagushima. Imana yabimfashijemo, nanjye nsoma Bibiliya neza, nkajya mbikora neza. Yes. Bariya twebwe hariya turi kumwe n'ababyeyi watubwirije ijambo ryiza cyane risho kubaka imitima yacu. Noneho bariya barimo gukurikirana televiziyo yacu uyu munsi ni benshi, nabo bakeneye kumva ijambo ry'Imana ukababwiriza kugira ngo bose uyu munsi niba mara kumva Beni, umwana ukiri muto yaryo ufite imyaka ingahe? 7. Umwana w'imyaka 7 akababwiriza, benshi bahita bahinduka, sibyo? Njyewe ndashaka kuguhereza, ufite Bible yawe n'igikombe cyawe hariya, ndashaka kuguhereza mikro ufate akanya utubwirize. Yego, mbere yuko mbabwiriza ndabanza mbipresente. Harimo bamwe batanzi. Nitwa Beni Christella, ndi umunyarwandakazi, ntuye mu mujyi wa Kigali, nsengera muri ADPN Nyarugenge, niga muri groupe scolaire mu mwaka wa 2, mfite imyaka 7. Papa yitwa Singira nkaho Boniface, mama akitwa Mbarushimana Jeanne d'Arc. Kandi nakomeje kubifuriza umwaka mushya muhire abana mwese, abantu bakuru, ababyeyi, abasore, abamama, mwese mbifurije umwaka mushya muhire. Turasoma muri Matayo 7:7. Haravuga ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona. Musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Amen. Intego y'ijambo ni ugukomanga ku rugi rw'Imana. Iyo ukomanze ku rugi rw'Imana uhabonera byinshi. Ndabizi ko muri 2020 mwakomanze ku rugi rw'Imana ikabasubiza, ikabaha abagore, ikabaha abagabo. Mwari abasore mukaba abapapa, mwari abakobwa mukaba abamama, mwari abakobwa mukaba abagore, mwari abasore mukaba abagabo. Hari ibintu byinshi twakomanze ku rugi rw'Imana tukabona byinshi. Nubwo hano hakiri abantu batakizera Imana, ariko
iri jambo mbazaniye ryo gukomanga ku rugi rw'Imana ndabizi rirahindura benshi, rirahindura abantu bose batakomanze ku rugi rw'Imana muri 2020. Ndabasaba ngo muri 2020 dukomange ku rugi rw'Imana 2021. Dukomange ku rugi rw'Imana, tuzaba abagabo, tuzaba abagore, tuzabona byinshi kuko twakomanze ku rugi rw'Imana. Tuzabona amafaranga, tuzatsinda, tubona ibikombe, tuzagera ahantu hakomeye, tuzagera ahantu twifuza. Sinzi uko nabisobanura. Hano hari abantu bakiri abasore, yes, hari abantu bakiri abakobwa, ariko mugiye guhinduka abamama, mugiye guhinduka abapapa, kubera ko mwakomanze ku rugi rw'Imana muri benshi. Izindi nzugi z'abakire turazikomangaho ntibadukingurira, izindi nzugi zose ntizadukingurira, ariko kuba twarakomanze ku rugi rw'Imana ubu ngubu turi abapapa, kandi dushimira Imana ko twakomanze ku rugi rwayo ikadukingurira. Abandi bari banze kudukingurira, hari n'abadukingurira bakatwima icyo kurya, ariko kubera ko twebwe twakomanze ku rugi rw'Umwami ukomeye, rw'umuntu ukomeye, rw'Imana Data, kuba twarakomanze ku rugi rwayo, ni umuntu ukomeye Imana, kuba twarakomanze ku rugi rwayo yaradukinguriye. Twabaye abanyamakuru, twabaye abaganga, tuzanagera ku nzozi zacu kuko twakomanze ku rugi rw'Imana ikadukingurira. Rero bane mwese ndabasaba gukomanga ku rugi rw'Imana, muzabona ababyeyi. Hari abakomanze ku rugi rw'Imana muba abagore, nk'uko nabivuze, muzakomanga ku rugi rw'Imana mubone byinshi. Muri 2020 cyangwa muri 2020 hari abari barabuze akazi kubera covid, ariko kuko bakomanze barakabonye. Twizere Imana izaduha byinshi, dukomanga ku rugi rwayo izaduha amafaranga, izaduha akazi. Bana natwe dushishikariza ababyeyi bacu gukomanga ku rugi rw'Imana, kuko nitubashishikariza gukomanga ku rugi rw'Imana bazabona akazi, bazabona byose bifuza, bazabona ibyo kurya, bazabona imyenda, bazabona amazu, n'abashaka kugura amazu. Mwese muzakomanga hano ku rugi rw'Imana muzabona byose, muzabona ibintu ngenerwa. Hari abakamera ariko babuze amakamera, barabizi n'indoto zabo, ariko mukomange namwe ku rugi rw'Imana muzabona amakamera. Namwe bana mukomange ku rugi rw'Imana. Kadusoze dusenga. Mana, turagushimiye ko waturinze, tugushimiye imbaraga zawe, tugushimiye ko twakomanze ku rugi rwawe ukadukingurira. Ni byinshi twari dukeneye, twarabibonye kuko twakomanze ku rugi rwawe. Mana, warakoze kuba waraturinze tugakomanga ku rugi rwawe neza ukadukingurira. Mana, warakoze. Rero Mana, turashoje, tuzaguhimbaza nk'uko bikwiye. Umuririmbyi yaravuze ngo nzaguhimbaza nkiriho gifite ubugingo kubw'ineza wangiriye. Tuzaguhimbaza dufite ubugingo, dukennye, dukize, tuzaguhimbaza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Igikombe gisobanura iki kuri wowe? Gisobanura byinshi kuri njyewe. Cyanyaguriye impano, cyanyaguriye impano nyinshi, kuririmba, kubwiriza, cyanyaguriye ibintu byinshi nkeneye. Yes. Ese ufite izihe nzozi mu buzima bwawe? Dream zanjye ni ukuba doctor, ariko mbere yo kumuba nzabanza nige ndangize,
ikintu nzibandaho cyane ni ukuvuga ubutumwa nkore n'ubuganga. Yes. wifuza kuvura iki kuko hari abadokita benshi batandukanye, hari ababyaza abamama, hari abadokita b'amenyo, hari abadokita b'ibintu byinshi bitandukanye. we n'iki ukunda kuvura? Ikintu nzakunda kuvura njyewe kuko Imana yankizemo byinshi yarabinkizemo. hari abaganga benshi bavuga ngo nzavura umutima, nzavura ibiki, ariko byose kuko Imana yampaye imbaraga, kuko yampaye ubwenge, nzavura abantu barwaye imitima, sinezite. Yes. noneho uzabivanga gute hagati y'ivugabutumwa n'ubuganga? Nzabivanga gute? Ntago nzabivanga. Ubuganga mfite umuntu nzabishinga, noneho kubwiriza nzagishinga ubwanjye. Yes. abana bakiri batoya bameze nk'aho bafite impano zitandukanye, nihe nama wabagira uyu munsi? hari ababwiriza, hari n'abaririmba mbwira iki kintu ushaka kuvuga. Yes. inama wabagira abana bose muri rusange, bose bo mu Rwanda, inama ivuye kwa Beni ashaka kuvugisha abana, n'icyo wababwira? Inama nabagira ni uko bakomeza gusoma ijambo ry'Imana, abaririmbyi nabo bakaririmba indirimbo z'Imana kugira ngo impano zabo zizaguke, bakomeze bubaha Imana n'ababaruta. Yes. nihe wigeze kubwiriza hari abantu benshi nawe byari biguteye ubwoba kubona abantu ariko ukabwiriza abantu bose bakishima? Ni muri Shiba Hotel aho nakuye igikombe cya Star for Jesus. Nanjye nari mari uwo munsi, waranshimishije cyane. Yego. Narakubonye. Abantu bose nabakwitaga ijisho. Ukabareba. Yes. So iki gikombe wambwiye ngo gisobanura iki kuri wowe? Gisobanura byinshi, kizangeza ku nzozi zanjye. uko mukibona ntabwo ari ikintu gisanzwe, basi ni ikintu gisanzwe ku bandi, ariko kuri njyewe ni ikintu gikomeye cyane, kizangeza kure. ntabwo urahagarara ahantu umunsi umwe mu rusengero hari abantu benshi ukababwiriza? Ni henshi. biba bimeze gute? nabyo ndashaka kubimenya, biba bimeze gute? biba binshimishije, biba bishimishije umutima wanjye, n'abo mbwiriza biba bibashimishije, ndabizi. ese ababyeyi ujya ubona babyakira gute iyo babonye umukobwa wabo arimo kubwiriza abantu bagafasha? uba ubona ko babyumva gute, bagufata gute? Babyumva neza, birabashimisha. Yes. Birabashimisha. Yes. wa munsi nyine umaze gufata iki gikombe, mama na papa mugeze mu rugo mwaganiriye iki? Ni byinshi. Twabanje guserebura turishima, tumaze kubirangiza tugera mu kanya kari serious. akanya kari serious? Yes. Nyine twabanje turishima, turaseka, turaserebura. Yes. Twageze tumaze guserebura gutyo, twageze mu kanya kari serious. Ako kanya kari kameze gute? Twaganira ibintu biri serious. Yego. Ariko nababwiraho gake. Nta kibazo. Nimba atari ibanga. Ntabwo ari ibanga. Ibintu twavuganye ni ibintu biri strong. Very strong. Yes. Ikintu nababwira kimwe twaganiriye ni ukugera imbere y'abantu sintinye. Hari ubwo umuntu yagera imbere y'abantu ubwoba bukamwica, agatitira, akabura icyo avuga, ariko barambwiye ngo be serious imbere y'abantu. Ntabwo bivuze kurakara. Ndaseka, ariko sinseka cyane, nyine nkaho nyine ngomba guseka bimeze neza, sinjagarare, simereye yewe y'ibiki, seke yego, mbese nyine atari ibintu bigize. Yes. Kandi ikindi twaganiriye kiri strong
nuko ngomba kujya nsoma ijambo ry'Imana. Yes, gusoma ijambo ry'Imana nibyo byiza kibiruta byose. Yes. Okay. Beni, tumaze kuganira ibintu byinshi, ariko njye nagusabaga ko dusoza kino kiganiro. Watuganije ibintu byinshi bitandukanye, ariko mbere yo gusoza dukora iki? Turasenga. Imbere yo gusoza ikiganiro turasenga. Ese usenga kangahe ku munsi? Kangahe? Senga ngiye kuryama. Mbyutse uri kumva? Mbanza nkasenga ngiye kuryama, nkabyuka nkasenga, na saa sita mfata akanya kanje. Saa sita sindya. Mfata akanya kanje ngasenga. Yes. Okay. Amasengesho ni iki kuri wowe? Amasengesho ni ikintu gikomeye kuri njyewe. Amasengesho akugeza kuri byinshi. Akuhesha ubuganga, akuhesha igikombe, akuhesha kuba umuntu ukomeye muri byose. So ibi byose ni kubera amasengesho? Yes. N'uyu munsi nanjye naje hano kubera amasengesho. Narakumenye kubera amasengesho. Yego. Okay, banza dusengere, ariko banza ushimire bariya barimo kudukurikirana ubu ngubu. Nimba ufite message ushaka kubahereza ubabwire, maze udusengere dusoze ikiganiro. Okay, message ni nyinshi. Ariko message y'ingenzi ni ukubaha Bibiliya, Bible. Ikindi cya message y'ingenzi kubaha Imana n'abakuruta. Iyo ni message y'abana. Kubaha ababaruta nyine ni message y'abana. Noneho message y'abantu bakuru nabo bubaha Imana, bubahe data, kandi bakomeze kubahana nabo nk'abantu bakuru, ntibagire intonganya, ntibazarike Imana, kuko Imana twabonye ko dukomanze ku rugi rwayo tubona akazi, kandi inzugi z'abakire ntizidukingura, ariko urugi rw'Imana rwo ruradukingurira, ntacyo twaruburana. Urugi rw'Imana tuhabonera byinshi. Kadusenge. Nanjye nsengere. Ndi gusengera uruhande rwose n'abaturanyi n'abandi bo mu bindi bihugu ndabasengera. Mana, turagushimiye ko waturinze, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye ko uturinda amanywa n'ijoro, tugushimiye kuri data wa twese, tugushimiye ko utajya uduhemukira, uri Imana idukunda ibihe byose. Rero twumvishe ko gukomanga ku rugi rwawe tuhabonera byinshi. Mana, duhe gukomeza gukomangayo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Urakoze cyane umuvugabutumwa Beni. Yego, murakoze. Hano tukaba twasoje ikiganiro, ariko nzanagaruka kubera ko ndagukunda cyane kubera impano ufite. Yego, murakoze. Yego. Sawa, murakoze cyane kuba arimo kudukurikirana ubu ngubu. Mukomeze gukurikirana gahunda nk'izi ngizi, mukomeze no supportinga uyu mwana w'umukobwa. Mwabonye ko impano afite mu by'ukuri ntabwo ari ibintu bisanzwe, iva ku Mana. Ni ibintu byiza cyane. Namwe ababyeyi mufite abana bafite impano bakiri batoya gutya, muzi supporting, kuko ntabwo wamenya ejo n'ejo bundi biba bimeze gute. Hari ababyeyi babona umwana afite impano, ariko nibayiteho, nibatange support zabo kugira ngo umwana atere imbere. Byanashimishije cyane kubona iki gikombe cy'umukobwa wacu Beni. Ababyeyi bombi bari bamuherekeje, agifashe igikombe, bose bari bishimye. Urabona ko ni support nyinshi cyane. Papa we nawe ni umuvugabutumwa, kenshi bagendana ahantu henshi umwana kugira ngo akomeze guteza imbere impano afite. My name is Bakti. Reka nsoreze hano izi gahunda zacu. Hakim behind the camera. Urakoze cyane, namwe murimo gukurikirana gahunda zacu murakoze cyane. Until next time, ciao ciao.